Eze gute bantu banje nshuti zacu uyu munsi rero nabonye ari ku cyumweru niriwe mu rugo ndavuga nti reka nze mbereke ukuntu ubuzima bumeze hano iyo turi muri neje ziri kugwa noneho live atari kuvuga ngo tuzihagazemo zaretse kugwa niki ubushize twigeze kuvugana ku kantu ko kugama muravuga ngo iyo imvura iguye umuntu arugama ngo ari neje n'imvura n'ibyose guys urabona neje atari ibangama kurusha imvura actually ariko nyine ubuzima burakomeza urabona ko mukanya hari n'abana hanze bari barubaka snowman ureba abana baraza bagakina bakinjoyinga nta bintu byinshi nta byadanje rwose urabona ko bakoze umuntu w'umugabo witwa snowman so ukora urambara bihagije hano ni ukwambara ubundi ugasohoka ukinjoyinga ntabeshye rero nkunda kugenda muri neje ubundi iyo ngenda muri neje ngiye mpita ntangira gusenga iyo ndi jyenyine nkavuga ati Imana shimwa kuri ibitangazo wakoze kuko umuntu abona itandukanyiro ry'ibihe Imana yagiye irema wagiye mu mvura wagiye kuzuba wagiye mu muyaga none ubu ngubu ugiye no muri neje ukawibaza ngo ibi ni ibiki bivuye he ariko nyine bituma umuntu nyine yegerana n'Imana I connect with God niyo mpamvu nanayibonye ndi mu nzu ndi mu kirahure ndavuga nti reka nze nereka abantu banje ukuntu Imana igira neza namwe murebe ibitangaza by'Imana neje iri kugwa kandi ni nyinshi cyane ariko ntago yadukanze umuntu arambara urukweto n'ikote ryiza ingofero ubundi ugasohoka ukigendera ugakora akazi kawe tugiye twabereka itandukanirizo ry'Iburayi kabisa noneho no muri Afrika barabibona rwose imisozi yose yabaye umweru hari ukuntu bavuga ngo utarerekana ifoto cyangwa video yaneje ngo ubutaragera hanze ya Afrika ya rwose nonse ngubu ntago wabibona ko tuyimenyereye ibi ngibi ni ibintu tumenyereye kandi kuvuga nyine ko n'ikiganiro cyacu tutayitwara kayiberetse iri kugwa noneho nabo bagira ni experience barebe nyine ko neje niyo yaguye n'ubuzima burakomeza abantu bajya ku kazi hano hari ibimodoka binini bikura neje mu muhanda noneho ubundi ubuzima bugakomeza murana ko noneho hibaye nyinshi jya hatari irimo iragwa kabisa umusubirizo umuntu agumye hano hanze nawe yahita bumweru umuntu agumye hanze bimuzi yakuzuraho kabisa cyane cyane nko ku ngofero ahantu hose urana ko rwose ni hatari ariko ubuzima burakomeje twebwe tuba twasohotse tukatembera tukabatembereza ahantu hose tujye kubereka ahantu hashyashya murebe ahantu amutazi mwinjoyinge dukomezanye dutambika tuhabereka ku misozi kabisa twizamukira hejuru twatambikana rwose nta kibazo ariko hano umuntu ahita agura ibikweto birebera ariko nyamona abantu mu Rwanda bambara inkweto za bote batazi icyo zimaze izi nkweto kabisa izi ngizi zimeze neza ntago neje yatobora ngo yinjiremo imbere hano n'amazi abajyamo nta kibazo kabisa Rwanda imisozi noneho yabaye umweru tugiye tw'Iburayi oya noneho nabajya bavuga ngo mutazagira ngo ngenza njya mbatembereza kuzuba gusa ngo hakonje ngo nagumenye mu nzu akazi turagakora uko byagenda kose nta kintu tuba twikangarega aka ni agakaritsiye rero ntarimenyereye nanjye ubwanjye ubu tuvugana n'ubwa mbere nanjye ubwanjye ntembere muri no karitsiye agakaritsiye gatuje karimo abantu bake cyane iyi komine twayivugaho gakeya ni komine yitwa Bichem noneho turi mu gace kitwa Vixo mu by'ukuri ni ahantu hatuje niyo komine ngo ya mbere nini cyane muri Rogaland niko numvise bavuga ariko ikintu cya danje abanyarwanda ngo hano hantu hatuye abantu 1000 gusa 1000 gusa iyo wimukiyeyo barakubwira ngo karibu barishima byatari gusa urabona nyine ko hari amazu meza ya buri muntu afite inzu ye nta byatari ahantu njya numva batubaza ngo urabona akazuba kaje ngo umucyo waje none urabona ko iyo neje yaguye n'umweru wa neje uhita utuma ahantu hake bibuke ko turi muri byahe byo kudacya ubu tuvugana ni saa sita ntago hakagombye kuba hasa gutya nta nubwo wakagombye kubona inzu uyibona ariko kubera ko neje zaguye biari byiza cyane guys mujya muvuga rero impamvu muvuga ngo akamaro k'amagaraje nagakisha nimba hari ikintu cyambere kigoye no gukora gushura imodoka mu gitondo ugiye ku kazi yuzuyeho neje ku birahure kandi uyitwaye utayibikuyeho byose bakwambura perimi guys bimeze nabi kabisa niyo mpamvu umuntu wese ufite akagaraje aba yishimye rwose ntago afite stress uzi kubyuka uzinga ugiye ku kazi wenda bariye nk'iminota usanzwe ugendera ukahita usanga imodoka yarengewe ubu ngubu rwose abantu bakora bagomba kugira
kubona hano ko ahantu babirunze nabonye hari imodoka ikura maneje mu nzira. Ubu yabirunze ahangaha ariko hari igihe ibirunda nkangaha manika birunda nk'imbere y'umuryango kongera gusohoka bikaba ikibazo. Ariko abirunze ahantu atari mu muryango kabisa. Dore hano hari ikibuga cy'umupira ahantu ho gukinira kabisa, ni hafi pe ntabwo ari kure. Abantu bahangana nabonye bagira umuco ngo ku cyumweru wo kuryamira bakabyuka batinze. Ubu nta muntu wabona ntose hari uri kubona tuje gukora butarira. Komini ndabona ko rwose gahunda ari ukubaka amazu. Iyi nzu ndabona iri ku isoko, abantu yifuza kugura kabisa barimo baragurisha inzu baze bakompite. Ariko nka buriya nk'ino nzu tugereranyije ishobora kuba iri kugura nk'angahera. Iyi nzu ni nziza iranaboneka ko ari nshyashya, ifite garaje y'imodoka ebyiri nubwo idafunze igaraje, ariko iratwikiriye ku buryo iyi ngiyi se miliyoni 6 n'izirimo. Miliyoni 6 z'ahangaha z'amakorona. Miliyoni 6 ubwo haryo ubwo tujyanije mu manyarwanda noneho byaba ari ibindi ubwo ni miliyoni 800 naho gutyo z'amanyarwanda. Amazu hano arahenda kandi ahenda nta mpamvu. Mu Rwanda ibizu byaho ni binini byiza nubwo binahenda. Iriya niba rimwe muri miliyoni 800 z'amanyarwanda, noneho ibaze ko atari no muri kapitale noneho. Ibaze yo muri kapitale ukuntu yabigura. Ubwo no kuvuga ngo ibaze ko atari nko muri Kigali kuko kagace turimo naga ari muri mu mujyi mukuru wanga. Nta nubwo kegereye umujyi bivuga gutyo. Umujyi mukuru. Ni gatoya kabisa naho. Ubwo twakita nkaho ari icyaro. Mu cyaro hano. None baze nibigura ayo mafaranga ari mu cyaro, noneho iyo mu mujyi noneho nk'Ikigali ubwo noneho igura ngahe. Abanyarwanda mukunda siporo mutubwire, urabona hano hantu iki ni ikibuga. Iki ni ikibuga twakegera tukakivuga na stade ka karitsiye. Ariko mutubwire ukuri cyane cyane abakunda kwiruka, wabyuka ukaza kwiruka hameze gutya. Hari umuntu w'umusitari tuziranye wiruka, ariko ko nibikuraho ko umuntu agenda nubwo ibirenge birengerwa. uragenda nta kibazo. Uwo muntu w'umusitari tuziranye wiruka umwaka wose kuva mu kwa mbere kuza mu kwa 12 amaje yose ayirukamo. Noneho ariko we n'ukuri niho hari neje niho hanyerera arabyuka akajya mu myitozo ariruka kabisa. Dore hano hari ni ikibuga cy'umupira dolari ya namazamu, ni ikibuga cya karitsiye. Murabona rero ukuntu hano muri Norvege batangira bubaka. Ubu uyu musozi bawatatse kabaye. Batemye ibiti byose byari biriho. Ariko no musozi nabonye. Bagiye guhita bashyiraho amazu. Nabonye umuntu uri hariya hejuru yaho gatoya. Ufite view yo no mujyi kabisa. Really? Niyo mpamvu naho bahagurishije ubundi ntago kugira ngo ubone badesize kugira twagiye nta kibazo ko tumutembera. None se kugira ngo uzabone muri Norvege nyine badesize gutema ibiti bagiye kubaka, ariko nk'ariya amazu nari amazu uri hejuru y'umusozi ariye niyo bagiye gushyira hano nyine. Ariya amazu abahenze we. Ako system yahangaho uburyo bakubaka mu musozi hejuru cyangwa se munsi y'umusozi ntihagire n'ikibazo biteza kabisa. Nta mwuzure nta sinzi nanjye ibintu bakoresha. Amazi yabo sinzi ahajya. Ibintu byose mu Rwanda wubaka inzu ukubaka ibyobo by'amazi, ngo ibyobo by'amatoilette, ibyobo biki. Hano ntabwo ndabona uko bacukura ibyo byobo kabisa. Ukumva ngo inuze ngo uburyo ngo bubatse, I mean ngo inzu ziri munsi y'umusozi cyangwa ku musozi hejuru ngo ni amanegeka nk'ubu ngubu ureba nk'aha hejuru. Izi ngizi nizo ziba zihenze nazo nziza cyane. Izi z'ababosi hano. Cyane cyane zitegeye amazi. Ko zimeze nka nyinshi zo mu Rwanda kabisa nka za Gatsata. Ariko urabona zubatse nizo mu Gatsata nyine niyo system bakoresha. Kimwe nibyo nanjye nibaza system hano bakoresha kuko nk'inzu nyinshi zo mu Rwanda zo ku misozi ziba zifite ama escalier menshi kabisa. Usanga n'uburyo zubatse kuzigeraho biruhije nyine kubera ama escalier. Sindabona bayubaka kandi imodoka nyirayigerayo. Hari ahantu muri karitsiye nabonye mu Rwanda hatagera imodoka na moto menya zitahagera. Ubu ngubu kugira bumve ibyo turi kuvuga aha hejuru hari imihanda igerayo kandi nyirinzu agenda agira ku nzu ye na escalier nimwe anyuzeho. Escalier abazifite mu nzu imbere bubakisha kabisa. Byaranyobeye kabisa. Hasizisha iki? Ikindi umuyaga uri hano mw'abantu ukuntu aba ari wa danger. Rero nibyo twari turi kuvuga tuti uramutse uje muri Afrika watwara amazu koko. Ariko hano umuyaga urakubita ku buryo bashobora no gutanga konje mu kazi. Ariko inzu ntizigende. Ikintu ziba rwose. Sinzi ukuntu babubatse. Imba bazizirika. Bimeze bite nanjye narumiwe. Kandi igitangaje inzu nyinshi zubakishije ibiti. Uyu munsi nyine ni ku cyumweru twiriwe no mu rugo natwe, ariko mbonye ukuntu hasa ndavuga ati ariko se wagenda nkagira icyo nibwirira abakunzi bacu
murumva nyine tuba tubatekerezaho buri munsi kabisa. abonye Tugiye kubazamukira kariya gasozi nubwo hari kunyerera ameze nabi kugira ngo tubereke nyine view umuntu uzaba ari kuri yubatse inzu hariya azaba afite n'impamvu bahubaka. Iriya view niyo abashaka. ubona itandukanyirizo ry'umuntu utuye ku musozi. Ndabona iki kibuga gifite ibiro abantu babitse ibikombe byabo sha. Gusa hano hari ikipe y'umupira byibura byose irahino ihagarariye no mujyi. Simbona bafite ibikombe batwaye. Uriya se wabwira n'iki ko ari ibikombe batwaye? Sinasubo barabyihayira. Ubona ko hano nabonye hari boutique igurisha ibikombe. Barabiguze barabigura barakabyihari. Ibyanditseho ngo best dad in the world. Ngo uwa mbere nabonye no ku kazi badereza imidari sha ya zahabu ukagira ngo koko ni umudari wazaho ngo wakoze neza umwaka wose ngo congratulations. Wafungura ugasanga ni shokora irimo toya. None ibintu byaba bipangiye biriya nta cyadanje. Amara asanga baranagitwaye. Bagitwara ndetse nabaye n'ahantu ho kurangariza abana mu gihe. Aha ngaho ubwo ni na playground keza cyane. Abana bakinira mu gihe. Aha ahantu ho gukinira muri sama na he ariko ntago wakinira muri sama. Ya modoka igende kubura neje mu muhanda. Yibereke. Abantu yabazaga ngo iyo bimeze gutya imodoka zitambuka gute. Ahubwo imodoka zaba zambika amapine mu gihe nk'iki kwa ko babanyerera. Imodoka ziba amapine ariho imisumari ku buryo zigenda zitanyerera. Ariko ntabeshye rwose ejo sinzi kujya ku kazi bizadusaba kuzinduka byahatari kubera yuko niyo haguye neje nubwo baba babyiteguye aba bantu baba mbutiyaje cyane kabisa. Ni ukugenda gake kabisa. Ni ukugenda umuntu yirinda impanuka kuko wirukanse byagorana. Twari tumaze iminsi turi mu bukonje butagereranywa bubi cyane ariko ubu rwose urumva yuko turi kugenda mu muhanda nta mbeho nta gutitira ntaki yego turambaye twikuyije ariko ntago bivanaho ko imbeho yari hari ejo bundi ndakurahiye gukora ikiganiro byari ukwitanga uko biri kabisa uko biri rwose ntabwo turi muri mayinazi uko biri nta bukonje bwahatari buhari rwose. Aha hantu hagiye gutura abantu pe umusozi wose batemye ibiti babana igihumbi batuye muri no komine no bagiye kubongera rwose pe ariko nibyo iyi komine ashaka kwiyubaka ikaguka sobwo rero nta kundi niba bagura nibaza n'abantu ubaka amazu uko ubaka amazu adahenze niko abantu bimuka usibye ko se muri Norvège inzu idahenze wayikura ayo kabisa ziba zihenze sinzi n'impamvu rwose. Ariko no mu Rwanda nabonye zisigaye zihenze. Hari abantu nziranye n'abajya bandira ngo jamais dans la vie ngo ntabwo twagura inzu muri Norvège. Nabaze kubera iki ngo irahenze cyane ahubwo ngo tuzagura inzu muri Afrika. Ugasanga ushatse kubaho ubuzima bwose ukodesha ariko muri Afrika ubona ikizu cyiza. Ariko nyine impamvu uri kuvuga ko muri Afrika hadahenze ni ukubera income iri hano nyine income uba wagize. Ariko yuko ko umuntu uri kugura inzu muri Afrika nabo afite income yakuye muri Afrika kandi salary nago izingana. Yego nyine ariko umuntu rwose ikubitira akazu ka miliyoni 40 mu Rwanda bafeze neza. Inzu ya miliyoni 40 mu Rwanda bari sawa kabisa ufite ikibanza ukayiyubakira. Bari nziza bari nziza ariko hano ahantu ihuriye n'ututuzu turi hano. Ati ni ahantu bihuriye. Bari nziza. Niyo mpamvu umukire wo muri Afrika arabifiringa arabyinjoyinga nta mukire wo hangaha ahubwo nicyo kibazo cya mbere ni ugakora karangira umusoro utanze wose amafaranga yose urayatanga mu misoro kabisa akuriya umuntu afite akazu keza kariya k'umweru kari hejuru ku musozi kano kazu nayo yabaye kabisa nyirako ni umuhanga kabisa naraka designinze kabisa ni keza ariko hari abantu bakunda gutura bonyine usarana adafite abaturanyi ari hano afite abayoboye nk'umuntu uri mu Rwanda cyangwa i Burundi cyangwa muri Afrika udukurikiranye nakumva uburyo iriya nzira hariya kandi ifite n'umuhanda w'imodoka uhagera nta na esikariye akoze nta esikariye ariko hari ahantu bubaka ku musozi esikariye weyi babo imiterere yo mu Rwanda hafi hose imeze gutya kabisa bizi no systeme nk'iyi
yazafasha mu Rwanda kuko nta hantu hazongera kuba amanegeka kabisa. kandi u Rwanda hari ahantu ku musozi niho heza mw'abantu mwahise ngo ni manegeka hari ahantu hari view ahubwo abantu rwose baba diaspora bazi kubaka izi systeme musubire mu Rwanda mugende mubyaze umusaruro ya misozi kabisa. Basubireyo mu Rwanda ni mu Rwanda rw'imisozi igihumbi iyo misozi igihumbi igomba kwinjowinga umuntu akayitura akakubitaho ikizu cye akavuga ati Imana igira neza. Kimwe mu bintu nigiye muri iki gihugu mu minsi mike bamaze nabonye hari ikintu bafite cyo kuvuga ngo ntago bishoboka nyine iki jambo ntago bishoboka niribaho kabisa. Bashaka igisubizo kikaboneka bariyaranje ariko nyine nubwo twahagarara hano si ndumva twaba tuyifite si ngombwa kujya hejuru hose se urumva tutarushye guys noneho kuzamuka muri neje iragukurura udupfundiko turaje kabisa udupfundiko zikaza ariko ndumva n'ahangaha tuwufite ahangaha turawufite rwose wabereka imisozi twavugaga dore nk'ubu hano hasi iki cyari ikibuga nuko cyarengewe hano hari ibibuga byinshi kabisa. iki ngiki nyaka ko ari icy'imyitozo kiriya akaba ari icy'imikino ariko njyewe nzaza kureba umupira niba uba ni ukuri tuzaza tubereka imipira niba ubonye umuntu uri kwitembera nawe akana ntago bundi umwana arimo arakinana mu bintu bya danje bibangamira abana no kwirirwa mu nzu birimo yako birabangamye ku mwana rero umwana kabisa yabibangamye. Ngiye nabona noneho ubwiza bw'ino misozi s'umweru kabisa iyi misozi ni iki ngiye mbikunda ari icyatsi biriho ibiti nyabiti ngiye twabona ibyo ari byo ariko nyine urabona ko aba bantu tuba tubatembereje guys mujye mureba nyine tuba tugenda tubabwira uko tubona ibintu uko twumva ibintu ni ukugira ngo tubamare iki amatsiko. Neje iyi mubona n'amazi n'iki muvuga ngo imvura yaguye tugiye kugama twebwe no kwicara hasi twahicara kandi nangaha n'amazi nta byadanje niba mubona ko uri muri koro udustile tw'abana baba bari kugira n'ubu uko nyine nta kakantu mfite mba nikurujije nkabereka ukuntu twikuruza muri neje turya umunyenga utaha nzabereka ntabwo nguye ninjye wishije urabona se hari ubwo bigusigaraho n'ifu gusa emeze nk'ifu y'ubugari kabisa. Ndibuka bwa mbere bamubona neje yahise avuga ngo yongoroze ringa Imana yatanze ariko sobanura nk'abantu neje ubundi biteye gute ko ari nk'abantu baba bari mu Rwanda batarayibona na rimwe ko nanjye ndabyuka nyine nanjye nayibonye ejo bundi rwose baba babona imeze gute bari ibiki nyine ku bantu nagereranyije neje icyo ari cyo urumva nimba mufite frigo sibyo hari utuntu tujya tuza muri frigo tw'umweru two tuntu rero zadufate tunatwo tuba tumeze gutya nta bya danje donido nifu n'urubura mbese muri make n'urubura ariko ruyunguruye ukuntu sekuye niko navuga na mahinda asekuye tuza tugwa ari twinshi tukagenda tubifu nyine tugenda twiyongera nk'abantu baba bavuga ngo neje sha nta nubwo hakonje rwose pe bita bigenda rwose itibura hano ko ikirere risaho n'agafoto gasa neza ifoto abantu bashaka kurya ifoto uyu munsi basohoke bagende barya ifoto kabisa. Twibutsa abantu bari muri Europe bakeneye amafoto n'amavideo kujya batuvugisha bakatwandikira guys noneho natangiye kuba seriye kubibutsa yuko dufite studio yitwa Moment Lab Studio. Nimba ushaka kwifotoza ubukwe anniversary uri muri Norvege uri muri Europe usange wabonye ko ushize twafoto Element n'abandi tuzajya tubafotora rwose muze mutugane tubaha amafoto meza tubahe service nziza kandi ntago duhenda turahenda uko bimeze nyine shagazi ndabakunda twebwe ikiza cyacu nta giciro kiri fixe tugira na kimwe nukumvikana turumvikana kabisa turakwakira ayuzanye turayafata tukareba ibyorohereza buri wese kugira ngo akazi gakorwe neza. Nimba rero ukunda YouTube channel yacu yitwa Tembera na Roseline ukamufollowinga kuri TikTok, Instagram, Facebook, please genda no kuri Instagram hariho website ya studio yacu yitwa Moment Lab Studio ukande subscribe uyisharinge mudusupporting mutwereke urukundo kuko natwe tubafitiye ibyiza byinshi guys. Hari abo project tuzabereka mu minsi iri imbere ibiganiro byiza tukabatembera na neza twatembereza mwumva muzabikunda pe. Muri comment noneho ngiye kubabwira turi gupanga urugendo rwa Sama
tutangiye umuntu hano dutangira gupanga hakiri kare ariko rero ikintu nababwira ufite amatsiko yo kureba iki hehe part of the world tubwira ati Roseline rwose fata kamera mugende watubwira Philippines watubwira Kenya watubwira Tanzania wowe bivuga hakiri kare none dupanga urugendo tuzashake n'ukuntu tubatembereza ibintu byiza cyane kabisa. Rero gazi ndabakunda reka tubareke dusubire mu nzu nagira ngo masuhuze ugire umunsi mwiza bye bye. Asante.